tuguhaye ikaze wowe wongeye gufata umwanya ugakurikirana Evariste Eva TV. Ngira ngo nk'uko mumaze kubimenyera, Evariste Eva TV tubagezaho ibiganiro bitandukanye, n'ibiganiro biba bibumbatiye amasomo menshi akomeye yagufasha mu buzima uri gucamo uyu munsi, ubwo uzacamo, cyangwa akakwibutsa ibihe wanyuzemo. Iki ni ikiganiro gito rero tugiye kubagezaho, ariko si gito kuko kibumbatiye isomo ryagufasha uyu munsi. Muze kuryoherwa. Buri wese aba afite amateka yihariye kuko n'ubundi nawe aba yihariye, kandi buri wese aba afite ubuzima yanyuzemo butandukanye n'ubwundi. Gusa icyo nzi cyo ni uko hari ahantu umuntu yavuye, hari n'aho yageze. Umwe yarambwiye ati Eva, buriya ngewe navuye kure kandi habi cyane, kuko ntihari aho kwifuzwa pe. Nari mu isayo ngari, kwikuramo byari ihurizo rikomeye, gusa ndashima umwami. Si ibyo gusa kandi nari ndi mu buzima bw'ubwihebe, nta gishimishije na gito nabonaga. Ndetse nkubwije ukuri, ibyiringiro by'ejo hazaza byari bindi kure. Mu by'ukuri bamwe baravuga ngo dore asigaye nta n'urwara rwo kwishimisha afite. Muri make bashaka kuvugaho yuko nta kintu na kimwe, nta ngingo imurengera n'imwe afite mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nanjye ni uko nari imeze, nta kivugira nari mfite. Uwo rero niyitaye ku bubi bwanjye, yaraje amfata ukuboko anyereka inzira yo kunyuramo, nuko gahoro gahoro yampinduriraga ubuzima. Uko biri kose ndi kure y'aho natangiriye. Yego ibinsubiza inyuma ntibibura, ariko uko biri kose ndashima. Uko biri kose hari aho navuye, hari n'aho ngeze. Ubwo ashoje kumbwira, mbona afite akanyamuneza mu maso, arambwira ati buriya Eva, umuntu navuga ngo ndashima, natanga ubuhamya, hari ibyo aba yibutse, nanjye hari ibyo nibutse. Uyu munsi nawe wibuka urugendo wagendanye n'Imana, wibuka ahantu Imana yagukuye, wibuka igihe utari ufite ibyo kwambara, Imana ikakuhereza ibyo kwambara, wibuka igihe inzara yari ikwishe, uyu munsi urarya ku manywa ndetse na nijoro, ariko niyo waba urya rimwe hari aburuta. Wibuke ikode wari umazemo igihe kirekire, uyu munsi ufite aho uba, ariko kandi niba unakirimo ujye ubona yo kwishyura. Wibuke uburwayi wari umaranye igihe, aho ni kure wari uri, Imana yarahagukuye, uri muzima. Inzibutso ni nyinshi ku Mana, twavuye kure koko. Gusa icyo nakubwira, ntuzigere utekereza gusubira inyuma. Inzira yose ubona igusubiza inyuma uyitere umugongo, ahubwo utumbire imbere, kuko ubu ngubu urashinganye, uzabaho none n'ejo, kuko Imana izagukomeza. Erega nuba hamwe n'Imana uzahora unesha. Umugambi w'Imana kuri wowe ni mugari. Ibyo unyuramo ntibigutangire, kuko ni bito cyane, si ibyo kugutwarira igihe ugereranyije naho Imana ishaka kuzakugeza. Ariko nubwo ureba ukabona ko ari kure, ariko uzagerayo kuko uri kumwe na Yesu. Umunsi umwe uzicara utekereze iby'urwo rugendo rwose wagize, uzibaza ati se ni njyewe warunyuzemo, ni njye wahuye n'ibi byose nkaba nyihagaze. Icyo gihe uzavuga ngo cheers to the blessings from the Lord. Uzavuga ngo nishimiye imigisha Uwiteka Imana yangeneye. Kandi cheers ku ba subscribers tumaze kugezaho, tugusaba kugira ngo niba utarakora subscribe uyu munsi uyikore, kandi ukande share, usangiza abandi ubutumwa kugira ngo nabo bubagereho, ahari bwababera inkomezi. Imbere ni heza, twavuye kure kandi tuzagera kure, birumvikana hamwe n'Imana.
This is Eva Talk, Evariste Eva TV. Reka tugushimire wafashe umwanya ukumva iki kiganiro, twizera ko hari isomo wakuyemo ahari ryagufasha none n'ejo. Imana ibahe umugisha, murakoze, mugira amahoro.